Nanone Imana yo mu ijuru nishimwe, nishimirwe uburinzi bwayo, nishimirwe urukundo itugirira, igakomeza kuturindira muri ino si mbi, isi yuzuyemo ibyaha, ariko igakomeza yo kwigaragaza ikarinda abana bayo nk'uko yabidusezeranije. Muri kano kanya rero tugarutse mu kiganiro cyacu, ndibwira pasiteri wacu mumajije kumumenyera, kandi hari n'abantu benshi bakomeza kutwandikira batubwira yuko ari umuntu ubafasha cyane. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Murakoze cyane, Imana ibaho umugisha nawe. Cyane ko atari na hano gusa mumubona, ni ku mateleviziyo menshi akomeza kugenda avuga ubutumwa. Imana yo mu ijuru nawe imwibukire kuri iyo mirimo. Murakoze cyane. Uyu munsi rero ndagira ngo adusobanurire ku kintu cyitwa agakiza, tubashe gusobanukirwa neza, tumenye ngo agakiza ni iki. Iyo bavuze agakiza umuntu yumva iki? Ntabwo ari ubwa mbere dukomoje kuri icyo kintu agakiza, ariko cyane cyane nk'abantu turi mu isi dukomeje kubona ko ni kimwe mu bintu abantu turi ku isi dukennye. Niyo mpamvu dukomeza kugishimangira kugira ngo turebe ko azaba njyewe uzataha ijuru, akaba weho, ndetse akabana abashuti bacu, abana bacu muri rusange, twese tugakomeza gukora imirimo myiza. Rero reka dutangire nk'uko bisanzwe, pasiteri adusengera, noneho duhite tunakomerezaho ikiganiro cyacu. Ni karibu pasiteri. Reka dusenge dutangira. Imana ibaho umugisha kudukurikira. Nyagasani Imana yacu turagushimiye. Ushimiye yuko uyu mugoroba turi ahantu kuri uyu munsi mwiza utugirire neza. Uyu munsi duha umugisha rero, imbaraga zawe zibane natwe muri kino kiganiro, kandi buri muntu wese udukurikiye ahabwe umugisha kubw'imbaraga zawe. Tubisabye Imana mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. Pastor, ngira ngo wabyumvishe nk'uko natangiye mbivuga, nagira ngo dusobanurire ku ijambo agakiza. Urakoze cyane. Rero ntabwo agakiza nakabaye ngasobanura mu bintu byinshi, ariko aka gakiza ni ikintu kinini byonyine. Nabandiye kuvuga icyigisho kivuga agakiza, ariko turi mu kiganiro, ntabwo ari icyigisho nzashaka umwanya ntegura icyigisho gusa cy'agakiza, ariko reka mbivuge mu ncamake. Ubundi agakiza nta kindi kintu bishaka kuvuga, bishaka biva munsi mu nshingano. Agakiza biva mu nshinga yo gukizwa. Kuvuga ngo iyo wakiriye agakiza uba warakijijwe. Rero ikintu nashaka kuvuga ni kimwe. Rero hari ibintu biba mu gakiza, abantu benshi bavuga ngo nakiriye agakiza, ariko bavuga ngo mu kwakira agakiza ni ngo hari uwagukijije. Iyo umaze kumenya ko hari ugukijije, iyo gukizwa ni ibintu bibiri. Ushobora gukizwa cyangwa ukanikiza. Gukizwa rero ni gukizwa na Yesu. Kwikiza ni ikintu kwirokora, ni ukwikiza wowe ubwawe. Abantu benshi bajya bikiza. Reka mvuge kuri negatifu y'agakiza. Abantu benshi bikiza gute? Abantu benshi bazi ko kuba mu madini cyangwa kubatizwa cyangwa gukora imihango y'idini yo mu nsengero ari byo bivuga ngo abantu baragize iki, barakijijwe. Icyo kintu ni ikintu kimwe abantu benshi bazi, ariko uko ni ukwikiza, ntabwo ari ugukizwa. Gukizwa rero Bibiliya itubwira neza muri Yohana 3:16, bivuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikirege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Vuga ngo kwakira Yesu kugira ngo ukizwe, kugira ngo utarimbuka, ukizwe iki? Ukizwe ibyaha, ukizwe umujinya w'Imana wateguriwe abanyabyaha. Abantu bose banze kwizera umwana w'intama w'Imana, banze kwizera Yesu, abo ngabo rero bari reka mvuge mu Gifaransa bajya bivuga, sinzi ukuntu Kinyarwanda turi bubivuge, bari condamné à mort, bakiriwe witeka. Ariko byatubwiye ngo iki? Kugira ngo umwizera wese, kugira ngo umuntu adacirwa witeka. Wakira Yesu rero ntabwo yakirwa witeka, kugira ngo umwizera wese adacirwa witeka. Rero umunyabyaha, umuntu wese witwa umunyabyaha, umuntu wari wese cyaremwe cyose cyakiriwe witeka. Reka mubwira aka kantu uretse gatoya, kugira ngo mbaho urugero rukomeye, kugira ngo mwumve aka kantu ko gucirwa witeka. Umunsi umwe umugabo umwe yari homoneye de prison, ari kutuganiriza, aratubwira ngo yari umuntu wo mu gihugu cy'Uburayi, ahura n'umusore yakurikiranaga muri gereza, yaraciriwe, baramubwiye ngo bamukatiye urwo gupfa. Bamana nigiye baganira, turamubaza ngo ikintu waganije uriya muntu kugira ngo nabura agira ibyiringiro n'iki? Yaravuze ngo nta kindi kintu namubwiye, ngo namubwiye ngo twese twakiriwe witeka, ngo kandi twese twakatiwe urwo gupfa.
ngo ariko uburyo dupfa nibwo bugize iki butandukanye. Twese twakati twese tuzapfa. None rero umuntu wese warimwe wese n'Imana cyangwa icyaremwe cyose unyoko muntu yose yakiriwe witeka umunsi umuntu yakoraga icyaha. Rero ahantu bitandukanire ni rero ikibazo kiri mwangani rero Imana yazanye igisubizo cy'icyaha kuko icyaha cyatandukanyije umuntu n'Imana. Imana izana igisubizo cy'icyaha itanga Yesu, itanga umwana wayo w'ikinege. Njya nkunda kubwira abantu ngo ari kintu abantu bajya bibagirwa. Buriya Yesu ndamukunda. Imana uyizanye ukazana Yesu hano ugashyira n'umuntu hariya ukabaza Imana ngo twice nde, mwumva Imana ikunda umuntu yavuga ngo nimwice Yesu. Igisubizo se n'igihari kuko Imana yakunze abari mwiza. Muri Yohana 3:16 byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizere wese atarimuka. Rero agakiza n'ahandi hantu gaturuka mu kwizera Yesu. Iyo rero agakiza icyari cy'ubundi ikintu cya mbere kamuvuga ngo gukizwa ibyaha. Iyo umuntu yakiriye agakiza aba yakijijwe ibyaha. Ikindi cya kabiri iyo umuntu yakiriye agakiza aba bari yakuyeho imivumo na karande kuko icyaha kizana umuvumo. Umuntu yakoze icyaha abona umuvumo. Icyaha kizana umuvumo na karande. Ikindi cya gatatu icyaha kizana indwara n'ibyorezo. Rero ibyo bintu byose iyo wakiriye agakiza ibyo bintu byose ugira iki urabikizwa. Ukizwa icyaha, ukizwa indwara, ukizwa n'imivumo na karande. Ntabwo nshaka kubisobanura cyane, ndashaka tuzakomeza kuko iyi si yose ije cyane nanimagazeho nuko wari ubibajije. Nanjye musengera ikibazo cy'amatsiko. Ese ako gakiza ikiguzi cy'agakiza ubundi ni iki? Nta kindi. Kiranoroshye cyane. Abantu benshi bajya bagerageza bakashaka ikiguzi cy'agakiza mu gutanga amaturo, mu gutanga ibya 10. Ariko ikiguzi cy'agakiza kiroroshye cyane ni ukwizera Yesu nk'umwami n'umukiza. Ukemera kuri umunyabyaha, ukemera ko yagukiza. Nawe urakiza. Ibyo mbikubajije kuko urabizi hari abantu batinya nko kujya mu nsengero bavuga ati ntabwo najya ahangaha. Ati wenda ejo bundi naganiriye na mushuti wanjye yagurishije isambu yiwe ngashyirenga amafaranga pasiteri, undi ugasanga ati ejo bundi gutya na gutya umudamu wanjye nagiye mu kazi ngaruka nsanga ngo imodoka yayigurishije. Noneho bigatuma babandi bari hanze ahangaha batari basobanukirwa cyangwa se ngo bakire Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubuzima n'ubugingo bwabo batinyemo, reka byite gutyo. Ese ibyo byo wabisobanura gute unahugura abantu muri rusange? Reka mvuga ikintu kimwe. Ntago ikintu cya mbere ntago Imana ishaka amaturo yacu. Reka mvuge gutyo mu ijambo rimwe. Imana ntabwo ikeneye amaturo yacu. Imana ntabwo ikeneye udufaranga twawe. Uri umukene mu buryo bwose bushoboka. Reka mvuge Imana ntabwo ikeneye udufaranga twawe. Iki Imana ikeneye, Imana yatanze n'ikintu kiruta ayo mafaranga. Yatanze umwana wayo w'ikinege. Iyo rero Imana ibishaka ko ukizwa kubw'amafaranga ariko uvuga ngo ngewe nanze umwana nawe utanga amafaranga. Rero gukizwa ntabwo bisaba ko amafaranga yatanze. Rero abantu bafite ubwoba kubera ibintu wenda bibera mu nsengero rimwe na rimwe, ariko ubundi ntabwo ubundi utura kubera iki? Wizeye Yesu warakijijwe. Kuko iyo turi gutura Imana yadukijije. Wowe nturakizwa, nturanamenya n'Imana, uri kwirukangana amafaranga yawe. Reka nkubwire ikintu kimwe. Aho kugira ngo uzatuka abantu b'Imana babwira ngo bagutware amafaranga, banza ugumane amafaranga yawe, ubanze umenye icyo ugiye gukora mu rusengero. Ntabwo mu rusengero tuba tugiye gutanga amafaranga. Mu rusengero tugiye gusabana n'Imana, tugiye mu materaniro y'abizera. Rero iyo tuvuzeho gutanga amafaranga igihe kinini gutura, rero gutura bitandukanye no gukizwa. Mbere yuko umuntu atura abanza agakizwa. Hari abantu nyine batura ibintu, ugatura ibintu umeze nkaho uri kugura Imana, ntabwo agakiza kagurwa. Icyo ubanza ukimenye, agakiza ntabwo kagurwa. Agakiza ni ubuntu, ni ukwizera Yesu. Ntabwo agakiza kagurwa. Abantu benshi bafite ubwoba cyangwa ngo baranyibye bandiriye amafaranga. Oya, reka nkubwire mwene data uri kunyumva, uri kuri televiziyo, uri kunyumva nkurikiranye muri kino kiganiro. Ndashaka kukubwira ngo ikintu cya mbere gikenewe mu rusengero, ukeneye kubanza ukamenya mu rusengero. Ntabwo mu rusengero nuko wabyumvishije nabi cyangwa abaje bagusanga baje bakubwira ibintu byo kudusebya. Ntabwo mu rusengero icyo tuvuga cya mbere ari amafaranga. Ikintu cya mbere tuvuga mu rusengero nuko wizera Yesu. Ego, pastor urakoze cyane. Ibyo byo ni experience imwe mu byo nanjye niboneye. Ni kibazo nahise ngira cy'amatsiko, ndavuganire ka nkubaze ngusobanuze uze kumbwira. Mwejo ahantu nasengeye hari umupasteri
mbo asengera abakobwa, asengera abahungu, ari gusengera ingo zabo z'igihe kizaza ngo bazagire ingo nziza. Nyuma yaho ikintu cyanangaje nuko yahise bose ababwira ati nibatanga amaturo, nutayafite yiyandike ku gapapuro avuge ngo igihe azayazanira. None koko ubwo ubaye waje nko gusenga ari ubwa mbere, ukaba wari usanzwe ufite n'iyo myumvire y'uko hari impongano y'agakiza ariko wenda itari bya bindi wadusobanuriye byo kwizera, ibyo bintu ntabwo byaguhungabanyaho cyangwa se bigahita bituma ko kuvuga ati bimwe bavuga nibyo koko? Reka urakoze, iki kibazo ubajije ni ikibazo cyiza cyane, kandi uri kumbaza nk'umuntu ugendagenda koko uzenguruka hirya no hino ubona ibibazo biri mu matorero. Nta muntu ndi gucira witeka, nta n'umuntu ndajenga. Koko ubyo wumvije ibyo bintu wagira ubwo ukavuga ati buriya kugira ngo Imana izamure urugo rw'ejo hazaza byansaba yuko ngomba gutanga ituro. Ariko reka mbanze mvuge wenda ngo ntabwo ibyo bintu biri biblique, ntago ari ukuri kwa Bibiliya, ntago ari ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ibyo umuntu yarabyikoreye gutya ku bushake bwe, ariko ntaho byanditse muri Bibiliya, ntaho biri bivuga yuko iyo wasengeye umuntu agomba kuguha iki ituro. Ntaho byanditse muri Bibiliya, ntaho byanditse undi muntu uzaza azanyomoza binyereke muri Bibiliya hano byanditse yuko wenda Paulo cyangwa Yesu yasengeye abantu bakamuha amaturo. Ibi bintu rero kugira ngo ubone ejo hazaza hawe heza, niba ntanagusengeye koko, ikintu nizeye gusa inzi nuko Imana ikora neza ikaduha ejo hacu hazaza. Ntabwo ari ikintu kizaduha urugo rwiza ari rya turo watanze. Rya turo wenda reka mbivuge kuri isansi, ushobora kuritanga n'umutima ukunze no gushima Imana yuko wizeye yuko Imana igiye gukora igitangaza. Kandi amaturo ntago ari ayo gufasha Imana, aya maturo dutanga nayo gufasha umurimo w'Imana. Muri bino bintu tukora, iyi televiziyo ikamera ntago igurwa n'inuza n'umucanga, ntago igurwa n'amabuye twatoraguye, igurwa n'amafaranga. Ibi byose bikorwa mu rusengero, umuziki twumva, mikrofone, byose bigurwa n'amafaranga. Rero ikintu nashaka kuvuga ntago aya mafaranga yacu dutanga ariyo ashobora gutuma Imana ikora ibitangaza. N'ubundi kubw'urukundo rwayo Imana izadukora ibitangaza. N'aba bantu niba harimo umurikiye muri aba bantu, ari ikintu namubwira nuko Imana itazaguha urugo rwiza ejo hazaza kubera ko watanze amaturo yawe. Izaguha urugo rwiza gusa kubw'urukundo rwayo igukunda. Erega reka nkubwire ikintu cya mbere yatanze, ugira utama ayo mafaranga yawe nongeye gisubiremo, yatanze umwana wayo w'ikinege, yatanze Yesu. Iyo rero Yesu Imana yaduhaye, uyu mwana wayo yaduhaye aruta amafaranga, aruta ibintu byose. Uyu ni utuzanira agakiza, kandi iyo twabonye agakiza muri Yesu byose tuba twabibonye. Sinzi niba rero umuntu unyumva uwo ari we wese umurikiye iki kintu akimenye. Ndabizi neza yuko abantu bacanganyikiwe, bamwe batinya kujya mu rusengero, bamwe nk'ibyo bigahita bibahabura bakavuga ati ubuse nazajya mu rusengero bazansaba amafaranga. Please ujya mu rusengero, burya gutanga amafaranga, gutanga no gutura biva ku mutima wawe wamaje kwakira Yesu. Iyo wamaje kumenya Imana, biravuga ngo abazi Imana yabo bazakomera bakora ibyo gutwara. Iyo wamaje kumenya Imana, wamaje n'icyo Yesu yagukoreye, gutanga amaturo ntabwo bikugora, ntabwo bikurushya. Ntabwo utanga amaturo n'icyacu ngo ugende uvuga ahantu hose ngo ngere ura rusengero naruhaye amaturo, pasiteri namuhaye amaturo, kuko ntabwo urabizi neza ko utafashije pasiteri. Kuko utaramufashije, njye kubwiza ukuri, utarafashije pasiteri, Imana ifite izindi nzira yanyuzamo gukora umukozi w'Imana, ari Imana yamuhamagaye akabaho. Ariko wikumva ko abeshejweho nawe, ugenda ubivuga ahantu hose, za komenta ahantu hose, amaturo yacu niyabakijije. Reka ngiye kukubaza, watanze angahe? Hari igihe usanga umuntu yatanze inote y'ijana, y'igihumbi, kubera ubutindi buri mu mutima we, akagenda avuga ahantu hose amafaranga yacu bayamaze. Ntayo ufite, ahubwo ubwira Imana iguha umugisha. Gutanga guhesha umugisha kuruta guhabwa. Kandi bivutubwira neza, akaboko k'iburyo nigatanga, wakibumoso nikakabimenya. Rero usanga abantu bose barahabutse kubera amafaranga. Reka nkubwize ukuri, buriya mwayimuzi ikibazo dufite n'abantu bafite Imana ebyiri, bafite umwuka wo gukunda amafaranga no gushaka gukunda Imana. Kandi Yesu yavuze ngo nawukeza abami bangahe? Babiri. Yakwanga umwe cyangwa agakunda undi. Niba amafaranga yawe yakunze inshuti yanjye, yigumanire, ariko ntusebye umurimo w'Imana, bitakuzanira umuvumo. Ndibwira reka mvugira ndekera ahangaha rwose, yigumanire rwose amafaranga yawe. Ntabwo Imana ikennye, ntinashonje, tuvuga ngo ni Imana uri kugura umugati cyangwa uri guha inyama. Imana yaduhaye ikintu gikomeye, reka nongeye ngisubiremo, n'uyu munsi usubiramo kiruta amafaranga, ni Yesu. Imana yaduhaye ikintu gikomeye, reka ngisubiremo, Imana yaduhaye Yesu. Yesu aruta amazu, Yesu aruta iki, yaduhaye umwana wayo w'ikinege. Ikindi kintu ngiye nyambwira abantu Imana yaduhaye kiruta ibindi, ngewe yamaye Yesu,
iranjima n'umwuka wera, Imana ituye muri ngewe. Rero ntabwo bafite, nta kibazo cy'amafaranga afite, muri ibyo bavuze ngo singitinya ibizaza ejo, ibyago cyangwa amahirwe. Nzi ko Imana yanjye igira iki? Ibitegeka. Kwiganyira n'iby'ubusa rero Imana irabitegeka. Ndashaka kukubwira rero rwose icyo kintu tucyoroshye cyane. Ndabizi ko iyo ni system y'umuntu aba yikoreye ku giti cye, ariko si Imana yabimutumye. Ntago ari Imana mubwiye ngo kuko abantu ngo nibatanga amaturo, oya, nuko umuntu yabyikoreye, nkuko batanga amaturo nuko umuntu yabyikoreye. Nagira ngo mvuge ko atari Imana yagize iki? Yabimutumye. None hari n'ikindi kibazo misengiraho, ndibwira ku bantu dukurikirana imbuga nkoranyambaga, twagiye tubibona ku ma status y'abantu, wa mupasiteri bamwita Yongwe sinzi, ariko uvuga ati twakomeje nyine kugendera mu bintu by'amadini, ngo turi gusenga Imana, abantu batwubakana za Nyarutarama za hehe. Nge nakomeje kuvuga kuri ako kantu kuko ntibyatera ubwoba cyangwa se bikahabura ba bantu batari baza gusenga. Ako kantu ko nawe nk'umupasiteri mugenzi we, ako kantu urakavugaho iki? Ndabizi ubu ngubu ari umuntu avuga ikintu kuri zekara, usabye imbabazi rwose, rangiza zikaza kuguteranya n'abantu kubera ko watanze opinion. Ariko ikintu nashaka kubabwira ikintu kimwe, ntabwo ibintu by'Imana bizana ubuyobe. Ibintu by'Imana, ukuri kw'ijambo ry'Imana kurayobora. Iyo umuntu ahagaze ku kuri kw'ijambo ry'Imana, z'ijambo ry'Imana, buri gihe kigira igihe cyacyo. Uyu munsi abari bakize kera, ngo si bo bakize. N'abakize uyu munsi si ejo bazaba bagize iki? Bakize. Ntabwo rero dushobora kuvuga ngo ni Imana ituma ngo ibintu by'Imana ngo birayobya, oya. Ibyo urimo ni ibyo urimo nyine. Niba umwe yaragiye gucuruza, ngiye ngajya kuvuga ubutumwa, ngiye nzasarura ibijyanye n'imitima y'abantu kuko aribo bakijijwe. Undi najya gucuruza rero azasarura amafaranga, ntabwo tuzasarura ibintu bimeze kimwe. Ibyo umuntu abiba nibyo asarura. Reka mvuge iri jambo, ibyo umuntu abiba nibyo asarura. Murakoze cyane. Yego pasiteri, urakoze cyane. Sinzi ngiye ku giti cyanjye ndumva nyuzwe ku busobanuro bw'agakiza uduhaye, n'abantu bazajya batubwira muri komenti ku buryo n'ubutaha tuzagenda tubigarukaho tugendeye ku byo batubwiye nk'uko dusanzwe tubikora. Imana iguha umugisha. Murakoze cyane, namwe Imana ibahe umugisha. Nkunda kubivuga, reka dusoze uko twatangiye dusenga, wadufasha. Reka dusenge. Nyagasani Imana yacu, turagushimye, tugushimiye yuko uri Imana nziza. Reka abantu bose bari bwumve iki kiganiro bafashwe n'ijambo ryawe, kandi amahoro yawe abe mu mitima y'abantu bawe, kandi utanga amahoro rwose, kandi umara abantu ubwoba. Turabizi ko abantu bahabutse bafite ubwoba, abandi bari kwanga kujya gusenga, ariko Yesu, abantu bakwizeye ntabwo tujya tugira ubwoba, kuko muri wowe iyo umuntu akwizeye ashira ubwoba, kandi ijambo ryawe riratubwira ngo twe gutinya. Reka rero uha abantu bawe kudatinya, bakomeze bakwizere, bagushikamemo, kandi abatarakizwa nabo turabasengeye kugira ngo bahe agakiza, bakizwe, bakumenye kubw'urukundo rwawe mu izina rya Yesu. Amen.